Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mu mwese mukomeje kugenda mwibanira natwe muri gahunda z'amakuru agiye atandukanye, amakuru aba ari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Tugiye kukugezaho rero amakuru ari kuvugwa mu karere ka Musanze, rwose ni mu mudugudu wa Kabaya. Ni ibintu biri kugenda bivugaho bitavugwaho rumwe cyangwa se bivugwaho n'abantu bagiye batandukanye. Ni ibintu biri kubera hariya mu karere ka Musanze. Wakwibaza rero ngo ni ibiki? Ni ibintu bidasanzwe rwose, aho ngo abakobwa cyangwa se itsinda ry'abakobwa ryiteranyirije hamwe rwose rikomeje kugenda ryambura abatari bakeya rwose. N'ubundi ni ibintu ngo byari bimenyerewe ku bahungu, ni ibintu byari bimenyerewe ku bahungu, ariko ari mu karere ka Musanze rwose ngo bikaba byafashe indi ntera, aho ngo rwose bikomeje kugenda bigaragara ku bakobwa bakiri n'abatoya, ngo ni abakobwa bari hagati y'imyaka 11 ndetse n'imyaka 16. Ni itsinda ry'abakobwa rero hari mu karere ka Musanze ribarirwa rwose ngo mu bakobwa bagera mu bakobwa 10 rwose, abakobwa batari bakiya bishyize hamwe, ngo ni nyuma y'uko rwose ngo abakobwa bavuga yuko nta miryango bafite, ngo nyuma y'uko rwose baba ngo nta miryango bafite yo kuba babamo cyangwa se yabarera, ngo nibwo rero baje kuba bavuga ati rwose twireka twigire ku muhanda. Nibwo bavuze rero ngo reka twigire ku muhanda, bajya gushakira ubuzima ku muhanda cyangwa bajya gushakira uko babaho ku muhanda. Ni nyuma y'uko rero babonye ko nta kintu bakora, ngo bigira inama yo kuba bagira yo kuba bashikuza. Abakobwa rero bakomeje kugenda bashikuza abatari bake abaturage hariya mu mudugudu wa Kabaya rwose, hariya mu gasantere bakomeje kugenda ngo binobera cyangwa se bagaragariza ubuyobozi iki kibazo. Ubuyobozi rero nabwo bukaba bwagiye bivugaho ibintu bigiye bitandukanye, gusa umuyobozi w'umudugudu rwose wa Kabaya, uyu mudugudu wa Kabaya mu karere ka Musanze, akaba yatangaje ibintu byagiye bitangaza abantu. Yavuze ko inzego z'ibanze zananiwe, ngo ntacyo yabeshya rwose, ngo inzego z'ibanze ngo zananiwe kuba zakemura iki kibazo, ngo abakobwa barabananiye, ngo ku bufatanye n'irondo ndetse n'abandi bagiye bashinzwe umutekano n'ubundi ubuyobozi bw'ibanze hariya mu mudugudu wa Kabaya, ati byaratunaniye, ati rwose nta kintu na kimwe twababeshya, ati abakobwa baratunaniye. Ngo rero nabo baratabaza cyangwa se baratabaza inzego zo hejuru kuba zashyiramo izindi mbaraga kugira ngo babashe kuba bakemura iki kibazo, ngo kuko bo barananiwe. Abayobozi rero bagiye batangaza ibintu bigiye bitandukanye kuri aba bakobwa bakomeje kugenda bananirana. Abaturage rero ni nako bakomeje kugenda bagaragaza ko babangamiwe n'iki kibazo, ati baradutega bakatwambura ibyacu, amatelefone, amashakoshi ndetse n'ibindi bintu rwose, ati baragutega, ati bagagutera kaci, ngo bakakuniga, ngo baragufata bakakuniga, ngo ntibatinya umuntu w'umugabo, ngo nta muntu batinya. Aba bakobwa rero ubwo twazaga guhura nabo rwose nibwo bagendaga bavuga ati rwose twebwe baratubeshyira, ngo iki kintu baje kugihakana, bagaragaza ko rwose ngo barengana. Ari naho umwe yivugiraga ati se reba ukuntu mbona, ureba ukuntu ngana, turabona ndi umuntu rwose ukwiye kuba nafata umuntu w'umugabo nkamutera kaci se cyangwa nkamuniga. Ni ibintu bagiye bagaragaza ubwo bireguraga, cyokoza batangaza ko ngo badafite iwabo, ngo ari imfubyi, ngo ndetse rwose ngo babuze aho baba, ngo nibwo guhitamo kuza kwibera ku muhanda, ati kandi ubaho bigeze ngo ntabwo basubira ku mashuri, ngo rwose bumva batabishobora, ngo bumva batabishobora kuko ngo babumva ngo bishimiye ubuzima bwo ku muhanda baramaze kubwakira, ndetse ngo ntacyo bibatwaye, ngo nubwo bibavunnye rwose nabo ngo atari ikintu bari barifuje. Umuyobozi rero w'akarere ka Musanze rwose, umuyobozi w'akarere ka Musanze Raoul Janvier cyangwa se Ramuri Janvier, umuyobozi w'akarere ka Musanze Ramuri Janvier yagiye atangaza ibintu bigiye bitandukanye kuri iki kibazo kiri kubera hariya mu karere ke ayobora ka Musanze. Yavuze ko iki atari ikintu gikwiye kubananira, ndetse ngo aba ntibatunanira, ahubwo ati kigiye gukorwa bafatanyije n'ibigo by'abikorera cyangwa se n'abikorera, ngo bagiye kureba uburyo ki bafata aba bana b'abakobwa bakabasubiza mu mashuri, ababishoboye rwose bagasura mu mashuri bakiga, ndetse ngo abatabishoboye ngo bakaba babajyana mu bigo byigisha imyuga,
ndetse ngo bakajya kwiga imyuga abatashoboye kuba bajya ku ishuri, ngo ku bufatanye n'inzego zigiye zitandukanye, ibigo by'abikorera, ngo rwose iki kibazo bagiye kugihagurukira ngo kuko ntago aba babananira. Byabitangaje nyuma y'uko umuyobozi w'umudugudu wa Kabaya we yitangaje ko rwose ngo bananiwe ku bufatanye n'inzego z'ibanze cyangwa se n'inzego zishinzwe umutekano ku rwego rw'ibanze cyangwa se abazwi nk'abanyerondo, ati baratunaniye. Nibwo rero uyu muyobozi w'akarere ka Musanze Ramuri Janvier yazaga kugenda atangaza ibintu bigiye bitandukanye kuri aba bakobwa. Abaturage rero nabo bakomeje kugenda rwose bagaragaza ko ngo aba bakobwa ngo babatera akaci bakabaniga, ngo ko rwose ari ibintu bisanzwe ko mu masaha y'isa 12 rwose ngo nta muntu uba ugicaracara cyangwa se uba ugitambuka aho ngaho yizeye umutekano we cyangwa se ngo avugira kuri telefone, ngo kuko barakuniga rwose ngo bakayikwaka, ngo ibintu biba nkaho tuvugiye ngo ntumenye aho barengeye, ngo kandi ngo iyo ushatse ko watera n'imigeri rwose ngo baragukubita. Ni ibintu rero abantu batari bake rwose bakomeje kugenda bibaza, bavuga bati se aba bakobwa ibintu ko twari tubimenyereye ku bahungu, ku rubyiruko rw'abahungu rwose ati niho ibi bintu byari bimenyereye niba bigeze mu bakobwa, ati ni ikibazo gimaze gufata indi ntera. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa no mu gihugu cy'u Rwanda, aho mwakomeje kugenda mubyumva hano mu mujyi wa Kigali rwose, aho abaturage nabo batakaga ibisambo byabamburaga ndetse bo bikaba byaranabamburaga ku manywa. Bikaba byarabamburaga ku manywa, aho iki kibazo cyafashe indi ntera, abaturage rwose bagurutse bagasakuza bakabivugaho. Nibwo ubuyobozi bwazaga gufata imyanzuro kuba bwafata aba bantu bigize inzererezi cyangwa se urubyiruko rwari rwarigize cyangwa se izi nsore zari zarigize inzererezi n'ibisambo zambura abantu. Hano rero mu karere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru, iki kibazo rero naho ngo ni ikibazo gikomeje kugenda cyagaragara cyane cyane ku rubyiruko rw'abakobwa, aho rwose ngo aba bakobwa bakomeje kugenda bagaragaza iyi mico mibi yo kwambura abantu mu masaha y'amanywa cyangwa se mu masaha y'ijoro. Ubuyobozi rero muri rusange bukaba bwatangaje ko bugiye bwahagurukira iki kibazo. Ngaya nguko rero ibiri kubera hara mu karere ka Musanze, mwagezwagaho natwe Kigali Top News, kugezaho amakuru bagiye atandukanye, amakuru bari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'andi hose ku isi. Niba utarakanda subscribe rero yikande, amakuru nk'aya agiye akugeraho ku gihe, tukugezaho amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi makuru abagiye atandukanye ari kuvuga mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. Turagushimira rero wabashe kuba wayikanda, twiza ko tutazateka kugenda tukugezaho amakuru abagiye atandukanye. Reka tubashimire kandi tubifurize kugubwa neza, amahirwe n'imigisha bikomeza kugenda abyibanira namwe mu mirimo igiye itandukanye muba amwibereyemo. Ni Kigali Top News rero iba ikomeje kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, ntituzahima kugenda rwose tuyibagezaho. Reka tubashimire rero, ari nako dukomeza kugenda tubifuriza kugubwa neza.